isi tugezemo ya none kwihangira imirimo nicyo kintu kishyizwe imbere cyane. Gusa uw'abakobwa bahanzeho wari umurimo utangaje cyane, ariko nyamara wabahaye agatubutse, bavana ku rwego rumwe bageza ku rundi rwego, aho bahindutse abakire n'abagwizatunga bahambaye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Uyu munsi wa none turaza kurebera hamwe umwuga w'ubusireyi kwini, aho wagiye uvana abantu ndetse n'aho bagejeje, abo bamaze gukiza bakaba batunze ibya mirenge kandi ari akazi katangiriye ku mbuga nkoranyambaga. Sireyi kwini ubundi rikomoka mu rurimi rw'icyongereza, aho bivuga gutsinda cyangwa se kurimba mu buryo bw'iki gihe kigezweho. Sireyi kwini cyangwa se umukobwa w'umusireyi kwini ni umukobwa ukunze kugaragara yambaye neza, wita ku isura ye, ufite ubuzima bugaragara nk'ubw'igitangaza ku mbuga nkoranyambaga, akaba akunze kuba ari n'icyamamare mu buryo buhambaye cyane, aho ku mbuga nkoranyambaga usanga ariho yamenyekanye cyane nko kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse n'izindi. Ntabwo kwitwa sireyi kwini ari ibintu byukanga ako kanya bahite babikwita, ahubwo bisaba kubikorera, kuko sireyi kwini akunze kuba ari umuntu w'umukire cyane ufite ibikorwa by'ubucuruzi akora, cyangwa se ibikorwa bitandukanye akora n'amasosiyete y'ubucuruzi nko kubamamariza. Sireyi kwini bikunze kugaragara cyane mu birori bitandukanye yanyuzemo, aho yari kumwe n'abasitari bitabiriye ibyo birori, uburyo yagaragaraga yambaye muri ibyo birori ndetse n'icyo yamaraga. Ibiganiro akorera ku mbuga nkoranyambaga bikitabirwa n'abantu benshi ndetse n'abamukurikira kuri izo mbuga nkoranyambaga, n'amafaranga afite, imideri n'ibindi bikorwa akora. Ibyo nibyo bishobora gutuma uwo mukobwa ahinduka umusireyi kwini. Mu gihe rero utekereza ko uri umusireyi kwini ariko utarakora ibi ngibi, ngo buryo butarava hamwe cyangwa ngo ugere ahandi, mu gihe imbuga nkoranyambaga zizwi zamamaye nka TikTok, Instagram, Facebook ndetse n'izindi nyinshi cyane zikoreshwa mu minsi ya none zitarakumenya cyangwa se ngo ugire abafollowers benshi, ngo burya uba utaraba sireyi kwini wemewe n'amategeko. Imyambarire yawe n'imisatsi mu gihe bitarakurura benshi cyangwa se ngo bigaragare nk'aho byari byihariye mu gihe witabiriye ibirori by'abasitari, cyangwa se kugira abasitari bifatanya nabo, cyangwa ngo bagutumire bagusure mwifotozanye mugaragare nk'aho mwari muri kumwe, babandi b'ibitangaza cyane bakomeye, mu gihe wari wagiye kubashyigikira, ngo burya ubusireyi bwawe buba bukiri hafi cyane, utaragera ahantu ugera habe namba, uba umeze nk'umwana uri gutangira. Mu kiganiro cy'umunsi wa none tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abasireyi kwini b'abakobwa babaye ibyamamare, ndetse umwuga wabo w'ubusireyi kwini wabavanye ku rwego rumwe ukabageza ku rundi. Urutonde rw'abakobwa 10 b'Abanyafurika bakomeje guca ibintu bigacika ku mbuga nkoranyambaga, ndetse uyu munsi amazina yabo akabazwi ku ruhando mpuzamahanga nk'abasireyi kwini bivanye ahantu hamwe bakagera ahandi, hari ibyo bimaze kubagira ibitangaza ndetse byabahinduriye ubuzima. Turi kumwe na Medal, wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ubundi umwuga w'ubusireyi kwini nubwo hari abantu bakunda kuvuga ko ari umwuga mubi cyane, bakawugereranya nuko baba bakora uburaya, ariko nyamara ngo usanga atari byo baba bagamije, ahubwo nk'abakobwa bafite uburanga bwiza cyane bushobora kuba bwabafasha mu gutera imbere ku giti cyabo. Bakunda gukora n'amakampani akomeye cyane mu kwamamaza ibikorwa by'izo kampani, aribyo bituma bahabwa amafaranga menshi. Ibi kandi nabo babifatanya no gusa neza, ubundi bagahindura uruhu rwabo bakagwitaho cyane, bakambara imyambaro myiza cyane bagaragaza nk'abakobwa nyine bafite icyo bakora, kandi ku manywa na nijoro bakorana n'izo kampani. Ibyo rero ngo ntabwo burya biba ari impfabusa, kuko ngo hari icyo bimarira igihugu, byinjiriza amafaranga igihugu menshi yazanywe n'abo ngabo aturutse mu misoro basora ndetse n'amakampani bakorana nayo. Uyu ni umwuga ugenda uhindura imyumvire myinshi y'urubyiruko, aho bamwe baba batekereza ko uburyo bwo kurimba ndetse no kugaragara neza ari ikosa cyangwa se sosiyete bifata nabi, ariko abasireyi kwini bakazana uburyo bushyashya bigaragaza nk'akazi bushobora kuba byabatunga. Bagira uruhare mu ruganda rw'imyidagaduro ndetse no kwamamariza amakampani menshi akomeye cyane, ubundi bikabazamurira ubutunzi ndetse bikazamura na sosiyete muri rusange, kuko batangira kwiyumvamo iby'abakunzi babo cyangwa se iby'abo bakurikira banafana ku mbuga nkoranyambaga bakomeje gukora no gukoresha. Uyu munsi wa none hari amazina turi buze kugarukaho agera ku mazina 10 yamamaye ku mugabane wa Afurika. Turaza guca mu Rwanda, Tanzania ndetse na Afurika muri rusange, ubundi turebe ngo aba basireyi kwini bangana bate cyangwa se bafite ubushobozi bungana iki. Reka urutonde rwacu rw'uyu munsi turuhere ku mukobwa w'umunyarwandakazi wamamaye ku isi yose uzwi nka Shadibo. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Imbabazi Shadia. Uyu mukobwa avuka mu mwaka w'1994, ni ukuvuga ko uba afite imyaka 30. Ni umumama w'abana 2 yabyaranye n'umugabo we witwa Meddy Saleh. Uyu mukobwa yamamaye ku mbuga nkoranyambaga, aho afite abafollowers batandukanye ndetse benshi cyane, nko kuri Instagram afite ibihumbi 900 birenga, TikTok, Snapchat n'ahandi henshi cyane, hagiye hatuma bicyamamare. Kugira ngo abasireyi kwini rero ntago ari ibintu byamugwiririye, dore ko mu birori bitandukanye yigiye yitabira, aho yagiye abari kumwe na ba Diamond Platinum, Meddy ndetse n'ibindi byamamare byagiye bibaho mu Rwanda no mu mahanga mu karere ka East Africa, bagiye bamutumira mu birori byabo. Byagiye bituma Shadibo izina rye rizamuka, ubundi aramenyekana nk'umusireyi kwini w'igitangaza,
akunze kugaragara yambaye imideri ihenze cyane, yitabiriye ibirori bikomeye, ndetse akunda no kugenda mu modoka zihenze. Ubutunzi bwa Shadibo, afite ibikorwa bitandukanye cyane akora, ndetse akaba atunze imodoka zihenze, inzu zihenze, ndetse n'inkweto na make-up by'agaciro gakomeye cyane. Bikaba ari bimwe mu bimugira umukobwa wakuye amafaranga menshi cyane muri ibi bikorwa by'ubusirayi Queen, harimo kwamamariza amakampani akomeye yagiye agaragara mu ndirimbo zikomeye, maze biragenda bimugira igihangange gikomeye. Ku mwanya wa kabiri tutasanga umunyafurika y'epfo wabiciye bigacika w'umugande Zari Hassan. Amazina ye nyakuri yitwa Zari Natale, amazina ye nyakuri yitwa Zari Natalale cyangwa se Zari the Boss Lady. Umugore ufite ubwene gihugu bubiri, ubwa Uganda ndetse n'ubwa Afurika y'epfo. Kuri Instagram akurikirwa n'abafollowers barenga miliyoni 11. Uyu mukobwa kandi ni brand. Uyu mukobwa kandi afitanye ubufatanye na brand nini ikomeye cyane nka Soft Care, Zari All White Party n'ibindi bikorwa bikomeye cyane. Afite ubutunzi buva mu mitungo y'abagabo be, ubucuruzi bwe, Real Estate ndetse n'amaduka akomeye cyane bimugira umwe mu bakobwa b'ibitangaza bakomeye. Atunze imodoka za Range Rover, Mercedes Benz, inzu muri Pretoria n'ibindi byinshi cyane ushobora kumugira umukobwa w'icyamamare. Akaba atunze amafaranga menshi cyane. Uyu mukobwa yararikoroje riracika, dore ko yabanye n'abagabo b'ibihangange mu muziki nka Diamond Platinum, banabyaranye abana, ndetse n'abandi bakire b'abaherwe bakunze kuba bari kumwe na Zari Hassan, maze bikamugira umwe mu basirayi Queen babiciye bigacika ku mugabane wa Afurika, ndetse akaba akunzwe cyane n'abagabo bafite ubutunzi buhambaye cyane. Bad Black, umugandekazi uzwi ku mazina ya Shanita na Muyimbwa. Uyu ni umugore wamamaye ku mavideo akunda gukorera kuri TikTok live, aho abashishikariza abantu kwirinda sida. Ibi kandi byatumye yinjiza amafaranga menshi mu masomo y'abari gutanga, yigira kuri Sugar Daddy, ubundi bikaza kurangira ari umugore w'umucuruzi ufite ubucuruzi buhambaye cyane. Ibi rero byamugize icyamamare, ubundi atangira gukora n'amasosiyete atandukanye yo muri Uganda bimuhesha agatubutse. Aribyo byatumye akundwa n'abastari benshi batandukanye, bakajya bamutumira mu birori byabo. Ibi byatumye Bad Black ari uhinduka umugore ukomeye cyane muri Uganda, maze bimugira umwe mu basirayi Queen binjiza agatubutse ndetse bafite ubutunzi buhambaye cyane. Hudad Monore, aha ni mu gihugu cya Kenya. Uyu mugore azwi ku izina rya Arihuda Sonia Njoroge, akaba ari umugore ukomeka mu gihugu cya Kenya. Hudad the Boss Chick cyangwa se n'andi mazina menshi atandukanye yita ku mbuga nkoranyambaga, akaba aribyo byatumye ahinduka igihangange gikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nka Instagram. Afite abafollowers barenga miliyoni 2.5. Uyu mugore yitwa afite business yitwa Hudad Cosmetics, agenda mu modoka zihenze cyane. Akaba azwi mu bantu bafite apartment zikomeye mu mujyi wa Kenya, cyane cyane i Nairobi mu mujyi hagati. Akaba ari uyu mugore afite ubutunzi buhambaye cyane. Ibi byamugize igitangaza ndetse bimugira umwe mu bantu bahambaye cyane mu gihugu cya Kenya. Vera Sidika, uyu umugore no ukomoka mu gihugu cya Kenya, nawe akaba ari icyamamare ndetse umutunzi ukomeye cyane, dore ko ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Instagram akurikirwa n'abarenga miliyoni 2.300. Video ze nyinshi cyane akunda kuzikora. Izi video zikunda kuba ari video za videos vixena, socialite ndetse na entrepreneur, abashishikariza abantu ibintu bitangaje cyane. Mu bucuruzi akora, ubundi akora Veto Tea, Vera Sidika Beauty Paula. Mu bucuruzi akora acuruza icyayi cya Vetox Tea, akagira Vera Sidika Beauty Paula. Zindi zimwe muri business ze zishobora kumwinjiriza agatubutse mu gihugu cya Kenya. Yakoze surgery zitandukanye, aribyo byatumye yinjiza n'amafaranga atandukanye mu buzima bw'abayeho bwa buri munsi. Ni umukire uhambaye, dore ko agenda mu modoka zihenze, akagira amazu y'igitangaza, aribyo bimugira umugore umwe mu bakomeye cyane. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Teta Sandra, yamenyekanye nk'umukunzi wa Riderman ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram. Afite abafollowers barenga 100,000. Uyu ni brand ambassador wa company zitandukanye, akunze kwamamariza amasosiyete atandukanye mu Rwanda. Ubuzima bayemo, akunda kugaragara agenda mu birori bihambaye cyane mu modoka zihenze, ndetse yambaye neza cyane, bimwe mu bituma akurura abantu benshi, ubundi bikamuhereza abafollowers batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Queen Mutoni, uyu ni umugore ukomoka mu gihugu cya Kenya. Uyu nawe afite ubuzima butangaje cyane, dore ko kuri Instagram na TikTok akurikirwa byibuze n'abarenga 500,000. Uyu mugore akunda kugaragara ari kumurika imideli itandukanye cyane, rero byatumye ahinduka igihangange gikomeye, maze ubundi bimwinjiriza agatubutse. Ku mwanya wa 9 tuhasanga witwa Vanessa. Uyu nguyu Vanessa ni umunyarwandakazi wasoje muri Miss Rwanda yabayeho. Imirimo akora ni modeling na brand ambassador mu makampani atandukanye. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Slay Queen wa Kigali. Uyu nguyu yitwa Lin NN, yamenyekanye kuri Snapchat, hano akunda gukorera ibikorwa bye, abantu bakunda kugaragariza
amafoto yatandukanye. Mu buzima abayeho akunda kugaragara agenda mu modoka ahenze cyane nk'ama V8 ndetse n'ibindi byinshi cyane bikomeje kumugira igitangaza. Nubwo ariko babayeho n'ubuzima buhambaye cyane bw'amavideo bakunda kugaragaramo bambaye nk'ibitangaza n'amafoto akomeye cyane bapostinga ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bikaba ari nabyo bibinjiriza amafaranga menshi cyane kubera kumenyekana. Ko burya nabyo bituma bagira ingaruka nyinshi cyane, cyangwa se bibagira ingaruka nyinshi cyane nyuma yo kumenyekana no kuba ubwo buzima birirwa batwereka ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ubuzima bwinshi usanga ari drama. Ibindi bikabatera amadepresiyo no gutakaza icyizere cy'ubuzima, ndetse rimwe na rimwe bakaratakaza n'icyerekezo cy'ubuzima, kuko usibye ubusire queen ndetse n'igikundiro baba bafite bavanye ku mbuga nkoranyambaga, hari n'ibindi bintu baba barifuje kuba byo, ariko kubera ubwamamare buhambaye cyane bikaza gutuma bahinduka ibyo batigeze batekereza.